Yesu ashimwe mwaramutse neza uyu ni umunsi wanjye uyu ni umunsi wawe ukubera umunsi mwiza ukubera umunsi wo kwiyemeza guhagararira Imana aho uri ugakora ibyo ishima ugakora ibyo ushaka ikakunezererwa abantu bakakureberaho ugahinduka umucyo w'isi nk'uko Imana yari yarabigennye. Nongere gushimire wowe ufata umwanya ugasoma ijambo ry'Imana ukaritekerezaho ukaritinza mu bwenge bwawe maze rigatura mu mutima wawe rikaguha imbaraga zo gukora iby'Imana ishaka. Ni urugendo rutagombye kurangira rudafite n'iherezo. Iminsi tugihumeka tuzakomeza dutinda mu cy'Imana itubwira kugira ngo biduhindure turushaho gusa n'ibyo Imana yatwifurizaga. Tugeze mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, mbibutse ko impamvu y'uyu mwanya no kugira ngo duterane inyota yo kwifuza gusoma ijambo ry'Imana. Ntago ari kugira ngo twige cyane mu buryo bwimbitse kuko wiga ntiyatambuka gutyo gusa asoma igice yihuta, ariko icyo umwuka w'Imana ashyira ku mutima wawe ugikore utindemo ariko ntutandukane n'ijambo ry'Imana. Muri iki gitabo kivuga gutegeka kwa kabiri, iryo zina ryacyo ubwacyo riravuga gusubiramo amategeko. Ni ukuvuga ngo Mose yaragiye kongera kubasubiriramo, ari ku iherezo rye ry'urugendo agomba kongera kubasubiramo ibyo Uwiteka yari yaramubwiye, ibyo yari yarababwiye kugira ngo babigumane mu mitima yawe. Iyo umuntu ataramenyera gusoma Bibiliya, nanjye ndabyibukaho ntangira gufata kuri Bibiliya numvaga ngo iryo jambo gutegeka kwa kabiri, ingoma za kabiri, nkumva sinzi kubitandukanya, nkumva sinzi n'ibyo ari byo, ariko ntacyo bitwaye. Iyo umuntu yakomeze kuba inshuti y'ijambo ry'Imana, inshuti ya Bibiliya, igihe kiragera akabimenya. Nuvuga ngo gutegeka kwa kabiri ni ugusubiramo amategeko, kandi n'uyu munsi biradukwiriye. Ijambo ry'Imana si ikintu umuntu asoma akabika akabararangije, ni ibintu tugomba guhora dusubiramo kuko ntituragwiza kubyubaha, ntiturasana byo ijana, n'ibyo kurya kandi bitunga umubiri wacu. Ntago bivuga ngo ngeze ku murongo nari narasomye nari numvise ngo ndawusimbuka, oya, n'ibyo kurya bitunga umuntu wacu wamwe imbere. Rero reka dukomeze dufatanye uru rugendo, kandi ndahamya ko hari abo byagiriye umumaro, hari abagize imbaraga zo kongera gusoma ijambo ry'Imana, hari abatagiye barikora kuri bino bitabo, ariko uyu munsi ubuntu bw'Imana bubariho, turimo turafashanya tukabibasha. Ni igitabo cya nyuma mu bitabo bya Mose bitanu, reka dufatanye gusoma. Turasoma ku murongo wa 5 ngo hakurya ya Yorodani mu gihugu cy'Imowabu niho Mose yatangiriye gusobanura aya mategeko. Uwiteka Imana yacu yatubwiriye i Horebu iti igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije. Ku murongo wa 8, dore igihugu nkibashyize imbere, nimujyemo muhindure igihugu Uwiteka yarahiye basekuruza wanyu Abrahamu na Isaka na Yakobo ko azabahaho n'urubyaro rwabo ruzabakurikira. Ibyo turi gusoma ngaho nko narimaze kubivuga twigeze kubyumva, yari yarabibabwiye, ariko bagiye kubisubiramo, agiye kubasubiramo urugendo, ibyo Uwiteka yagiye ababuza, ibyo yagiye abasezeranya n'ibindi, kugira ngo babigumane mu mitima yabo. Kandi yongera abatinyura ababwira ngo dore igihugu Uwiteka kibashyize imbere, ntimutinye ahubwo mugende nk'uko Uwiteka arimo ababwira. Arimo ababwira ngo n'igihe mumaze kuri no musozi kirahagije. Dushobora gutinda mu bintu ahantu, nyamara Uwiteka yifuzaga ko tugenda. Ni byiza kugenda iyo hageze kutugenda, ni byiza gutegereza iyo hataragera. Nta kintu kiryoshye nko kumvira Imana no kuyoborwa n'ijwi ryayo. Nongere mbibutse iyo tuvuga ijwi ry'Imana, si ukuvuga ijwi uzatumwaho n'abahanuzi. Iryo ntabwo ryagutunga pe, ryagufasha rikakuyobora mu kintu runaka iyo koko rivuye ku Mana. Ariko ikintu kituyobora umunsi ku munsi mu byemezo dufata ni iri jambo ry'Imana ryanditse. Ku murongo wa 9 ngo nanjye icyo gihe narababwiye nti simbasha kubaheka njyenyine, Uwiteka Imana yanyu irabagwije, none dore muhwanije ubwinshi n'inyenyeri zo mu ijuru. Uwiteka Imana yabasekuruza wanyu ibororotse, ijana ryanyu ryose rihinduka agahumbi, ibaha umugisha nk'uko yabasezeranije. Nabasha ne kubaheka njyenyine ko munziga mukamvuna mugakubitiraho intonganya zanyu. Mose nk'uko yarayoboye ubwoko ntago byari byoroshye. Tubizanye mu buzima bwacu uyu munsi, nogeye nkubwire ngo niba waragize umugisha wo kubyara, wo kugira abo uyobora, yaba mu kazi, yaba mu muryango, yaba mu itorero, ntabwo ari umugoko, ahubwo Uwiteka arifuza yuko ibyo bikuremereye ubizana ukabimuha, kuko abo bantu nabe nubwo baba abana bawe bakunaniye, burya Imana yari yabaguhaye ariko nabayo, bari mu bitekerezo byayo, bataraza mu nda yawe, bataraba abawe, n'ab'Imana. Wivunika cyane n'ibyo byitwa inshingano byahoze ari umugisha, ahubwo wibuke ko ufite ubigutwaza witwa Uwiteka. Mose yaramaze kunanirwa kuko yarababwiraga ejo bakabivamo, ejo bakabigarukamo, mu by'ukuri umutima wari ufite imvune, kandi iyi mvune bamuteje niyo yatumye atinjira i Kanani. Ariko nongere nkwibutse ngo ibikuremereye uyu munsi uterwa n'abantu wagombye kugira neza cyangwa bagombye gufasha, wibuke yuko hari Imana yo kubagufasha kandi niyo nyirabo. Ku murongo wa 16, muri icyo gihe nihanangirije abacamanza banyu nti muburanirwe imanza za bene wanyu, mujye muca imanza zitabera, iz'umuntu na mwene wabo cyangwa iz'umuntu n'umunyamahanga umusukiyeho. Nimuca imanza ntimukite ku cyubahiro cy'umuntu, aboroheje n'abakomeye mujye mubahwanya, ntimugatinye amaso y'abantu, kuko Imana ariyo ibacira urubanza, kandi urubanza ruzajya rubananira mujye muronzanira rwumve nduce. Mu mategeko Uwiteka yabahaga
yakomeza gushyiramo ubutabera kutarenganya. Ahangaha Musa arimo arongera ko bibasubiriramo ngo umuntu nabagera imbere bafite urubanza, umukene n'umukire muzabafate kimwe, urengana muzamurenganure, hanyuma wo guhanwa bari we muzabana, ntimuzashingire ku cyubahiro cye. Na n'uyu munsi niko bikimeze, iyo abantu bafite icyubahiro tugira tandansi cyangwa tugahengamira kuba ari bo twakumva, kuko nabo hari ibyo bazatwitura cyangwa n'ubundi baba bafite ibindi baduhaye, ariko ntukemere akarengane mu maso yawe. Ku murongo wa 21 ngo dore Uwiteka Imana yawe igushyize icyo gihugu imbere, zamuka ugihindure uko Uwiteka Imana y'abasekuruza wanyu yagutegetse. Ntutinye ntukuke umutima, mubyumvise mwese mwigira hafi yanjye murambwira muti dutume abatasi batubanzirize badutatire icyo gihugu, bagaruke batubwire inzira dukwiriye kuzamukiramo n'imidugudu tuzageramo. Iyo nama ndayishima, mbatoranyamo abagabo 12 umwe umwe mu miryango yose. Ahangaha aba bantu b'Imana bari bahagaze neza, bavuganye na Mose ababwira ibyo Uwiteka yavuze, arimo ababwira ati mutinyuke igihugu tugende tugihindura Uwiteka yarakiduhaye, ngo bajye inama. Murabizi ko bohereje abatasi, tujya inama turayinoza, murambwira ngo tubohereze abatasi, turabyemera, hanyuma abatasi baragenda tubakura muri mwe. Ahangaha byari byiza. Icyo byatwereka uyu munsi mu buzima bwacu, kuba twatangiye neza, twatangiranye n'Imana mu migambi, si garanti, si igihamya ko tuzarangiza neza cyangwa ko tuzakomeza kubikora neza. Igidushoboza gutangira neza nuko tuba twatangiranye n'Imana, kugira ngo umuntu akomeze atane, Imana iba yabivuyemo, yatangiye kubikora nk'uko ashaka. Ndakwinginze gutangira n'ibyiza, ariko gukomezanya n'Imana no kuzarangizanya n'Imana ni ibya mbere. Reka success y'igihe gitoya, ubutsinzi bw'igihe gitoya bwe gutuma utangira kugenda wenyine utagendanye mu n'iby'Imana ishaka. Hari igihe Imana twumva yakererewe tugashaka kwijyana gusohoza ibyo yatuvuzeho, tubikoze mu buryo bwacu, uwo mwanya tugatandukanywa n'ubushake bwayo, tukumva yatinze, tukumva sirimera twihutana, tugashaka kubikora nk'uko dushaka. Ahanga ibyo abatasi byari byiza nubwo Imana ibayobora ko bakoresha ubwenge bwabo, nk'uko n'umugenzi w'icyo gihe wari uri, ndetse na n'uyu munsi niko bimeze. Niba Imana igusezeranyije ibintu, igusezeranyije abantu, umugore n'umugabo, ntibivuga ngo urahumiriza ureke gukoresha ubwenge bwawe. Barabukoresheje, byari byiza, ariko bageze imbere batangira kubikora mu buryo butandukanye n'ubwo Imana yari yababwiye. Ku murongo wa 27 ngo mwitotombera mu mahema yanyu muti Uwiteka aratwanga, nicyo cyatumye adukura mu gihugu cya Egiputa kutugabiza Abamori ngo baturimbure. Mbese turazamuka tujye he ko bene wacu badukuje imitima kutubwira bati abantu baho baturuta ubunini, baradusumba, imidugudu yabo ni minini, igoteshejwe inkike z'amabuye zigera mu ijuru, ndetse twabonye n'abanaki. Batangiye gucogozwa n'ibyo bene wabo bababwiye. Nongere nkubwire, umuntu wakubwira ikintu kinyuranye n'Imana ivuga, nashaka bari umuhanuzi ukubwira ko arana n'Imana, nashaka bari umuntu ukubwira ko abonana n'abamarayika kandi agendana nabo, igihe cyose akubwira ikintu kinyuranye n'Uwiteka avuga, ntukakemere. Hari abana b'Imana tugwa mu mitego, umuntu akajya avuga ngo ariko umuyobozi wanjye niwe wabimbwiye, pasiteri wanjye niwe wabimbwiye, umuhanuzi wari warampanuriye ibi ngibi bikabaho, niwe wagarutse ambwira ibi ngibi. Amategeko y'Uwiteka n'amabwiriza y'Uwiteka byanditse mu mitima yacu, nta rwitwazo namba. Bari bafite ubwoba bahawe n'inkuru bene wabo babazaniye, uretse ko harimo n'ibikabyo. Bavuze ngo abo bantu ni banini, ngo ariko n'imidugudu yabo igoswe n'inkike z'amabuye ndende ngo zigera mu ijuru. Niko ko inkike z'amabuye bagoteshaga imidugudu y'icyo gihe zabaga ari ndende. Nasomye umusobanuro bwa Bibiliya nsanga baravuga ngo zashobora kuba zifite metero 8, kandi nabo bagabo kuko bari intwari, bamwe muri bo ngo bapimaga metero 3. Niko byari bimeze, ariko hari ijambo ry'Uwiteka ryari ribashoreye. Iyo turimo dukora iby'Imana ishaka, ibituzengurutse n'ibituri imbere n'ibituza kwinjira aho ishaka, bishobora kuba birebire bireshya n'izo midugudu y'amabuye cyangwa izo nkike z'amabuye zari zibagose, ariko Uwiteka yavuze aranadushoboza, aranaduherekeza. Ku murongo wa 29 ndababwira nti ntimugire ubwoba, ntimubatinye, maze ibyo ntibyatuma mwizera Uwiteka Imana yanyu. Uwiteka yumva amagambo yanyu, ararakara, ararahira ati ni ukuri nta n'umwe wo muri aba bantu babi b'iki gihe uzabona igihugu cyiza narahiye ko nzaha basekuruza wanyu, keretse Kalebu mwene Yefune, uwo we azakibona, kandi nzamuha igihugu yanyuzemo ngihe n'urubyaro rwe, kuko akurikira uko Uwiteka muyobora muri byose. Ni ukuvuga ngo icyahesheje Kalebu faveri cyangwa igikundiro mu maso y'Uwiteka si ikindi, nuko yemeraga ko Uwiteka muyobora muri byose. Kumvira Imana, nshuti z'Imana, kugira inyungu. Hari igihe ibinsaba kumvira Imana biba binyuranye n'amarangamutima yanjye, binyuranye n'igihe mpagazemo, binyuranye n'iby'inshuti zanjye zinsaba gukora cyangwa nazo zirimo gukora, byaba binyuranye kajana. Reka tujye duhora duhitamo gukora ibyo Uwiteka adushaka. Aya magambo ngo baritotombye, bagize ubwoba, ni nkaho tuba tubwira Imana ngo Mana ntiwabishobora, waranadushutse, ntunabirimo, kuko kwitotomba kwabo kwababaje umutima w'Imana. Ushobora guhagaza imbere y'ibintu biguhize, bikugoye, wumva hari akandi kayira wakwicira ukabigeraho, ariko nshuti y'Imana wibuka ko Imana ugendana nayo ari Imana y'amaboko, ari Imana ishobora byose. Igihe cyayo gishobora kudahura n'icyawe, gishobora kudahura n'icyanjye, ariko Imana niyo
kwizerwa. Kumvira Imana biduha imbaraga zo kuyitegereza, tukayitegereza, yaba ibirimo tukabijyamo, yaba itabirimo ntitubijyemo, nubwo byaba bisa nkaho biduhombya mu byaha ngaha ku isi. Ku murongo wa 40 ngo ariko mwebweho nimuhindukire mujye mu butayu muce mu nzira ijya ku nyanja itukura. Uvuga ngo bamaze kugomera Uwiteka banje gukomeza kugenda, Uwiteka yatanze n'itegeko ryo gukata, bagasa nkaho basubiye inyuma, ariko naryo ntibaryemeye. Ku murongo wa 41 ngo maze muransubiza muti twacumiye ku Uwiteka, turazamuka turwane dukora ibyo Uwiteka Imana yacu yadutegetse byose. Nuko mwese muringaniza intwaro zanyu mugambira kuzamuka uwo musozi nkaho byoroshye. Uwiteka arambwira ati babwira uti ntimuzamuke kandi ntimurwane, kuko ntari hagati muri mwe, mutaneshwa n'ababisha banyu. Ndabibabwira ntimwabyumvira, ahubwo mwanga itegeko ry'Uwiteka muramugomera, muzamukana agasuzuguro uwo musozi. Abamori bawutuye babasanganirira kubatera, babanesha umuhashya nk'uko inzuki zirukana abantu, babohereza i Seyire babageza i Horuma. Muragaruka muririra imbere y'Uwiteka, ariko we ntiyabitaho ngo abatege amatwi. Icyo nabonye ahangaha, kumvira Imana gushobora kuba ku bintu bijyanye n'igihe runaka. Imana yarabasabye gukomeza bakajya gutera kiriya gihugu, barabyanga. Bamaze kubyanga, hanyuma Uwiteka atanga irindi tegeko, aravuga kuko yaramaze kuvuga ngo aba bantu bose babyanze, bose bazashira muri buno butayu, nta n'umwe uzaragwa kiriya gihugu. Uwiteka amaze kuvuga ibyo bintu, yanababwiye ngo nibahindukire, bo baranga, bagaruka basaba Imana imbabazi, bavuga twayicumuye ariko none reka tugende. No kuvuga ngo bagiye kugenda mu bintu Imana itarimo. Mose Imana iramubwira ngo ongera ubabwire ngo babuze bizamuka, ko nibazamuka bari butsindwe, sindi kumwe nabo. Ngo ariko baranga, nabwo barakomeza baragenda. Ahantu numvise yuko genda y'Uwiteka burya ishobora kuba yaje muri uku kwezi cyangwa muri uyu mwaka, nkabyanga ngakora ibyo nshaka, nkazashaka kongera kuyikora mu mwaka utaha cyangwa mu myaka 2 iri inyuma. Uwiteka akaba atekiri muri ibyo bintu, kuko imigambi y'Uwiteka nkunda kubivuga ni urusobekeranye, ni ibintu byinshi bifatanyije, ntibiba bireba twebwe gusa, biba bireba n'abandi bantu benshi. Imana izagenda iduhuza nabo. Nshuti y'Imana, witoze kumvira Imana ukibyumva. Ijambo ry'Imana ryanditse mu mitima yacu, iyo turitinzamo amaso nicyo tuba dushaka, ni ukugira ngo turusheho kumenya ibyo ishaka. Nongere mubwire ngo ibyo wabwiwe n'umuntu byo akakubwira ngo nicyo Uwiteka ashaka, wemerewe kurondora imyuka yose, wemerewe kubanza kubaza Imana ngo Mana nanjye bimbwire, nanjye mpa kubimenya, kuko watumye uriya kandi ari njye uzabikora. Twe kugwa mu gushukwa n'ibyo abantu bavuze, ariko icyo wasomye mu ijambo ry'Imana, icyo wumva kiri mu mutima wawe, uzahaguruka wumvira Imana ako kanya. Imana iguhe umugisha, ugira umunsi mwiza.